rwose inzego zidufasha zimugira inama. Si umugenzacyaha Tom Ndahiro, si umushinjacyaha, si umucamanza. Areke inzego zikora akazi kazo. Abo ba genocideri turabizi ko bahari, hari abafashwe, hari abagikurikiranwa, hari abataratabwa muri yombi. Cyaha cya genocide ntigisaza. Tom Ndahiro n'abandi babyumva kimwe nabo bareke kuvangira leta y'u Rwanda. Ajya avuga hari imvugo ajya akoresha ngo kubiba urwango. Ngiye nabonye ari we ubiba urwango mu Banyarwanda. Akwiye rero kugirwa inama n'abandi bameze nkawe. Tujya tubabona, sindabavuga nabo nzabavuga. Umuntu umushakashatsi agomba kuba ari kwihe nivo cyangwa ku ruhe rwego. Muzabazi ko ufite doctora, hari ntuza hari hazagira umuntu utubwira cyangwa nawe azajya hano tubwire ko kaminuza yizi yariyo. Niveau ya recherche urwego, donc niveau imushyira ku rwego rw'abashakashatsi muri uru Rwanda yayikuye hehe? Ndasaba inzego z'ubuyobozi bw'iki gihugu, inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha, inzego z'ubushinjacyaha, inzego z'ubutabera kumugira inama yo kuba atuje. Nta munyarwanda ukwiye gutoneshwa undi ngo akandagirwe. Nta munyarwanda ukwiye kuvuga undi aceceke ngo aratubangamiye. Ndababangamiye se n'ababangamira ahubwo ntabwo ari mwe mbangamiye ibibi mukora. Twongeye kubashimira nshuti bakunze mu Mavu TV online. Nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Turabashimira inkunga mudutera z'ibitekerezo, ibitekerezo mukomeza kuduha rwose bikomeza kutwubaka, mukomereza aho ngaho. Nkuko rero ibyo byose no kudukurikira no gusharinga ibyo tubagezaho, ibyo byose bidutera imbaraga zo kubashakira amakuru n'ubundi yo kwisoko. Tugiye kuganira na Asumani, ni umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Rugari Akadomo.net. Ubwo araza kutubwira impamvu Akadomo.net, kuko nabyo hari impamvu ubwo ngubwo. Niwe tugiye kuganira, ni umunyamakuru bimazemo iminsi, yakoze itangazamakuru, yakoze n'indi mirimo itandukanye. Mu byo tugiye kuganira araza kutubwiraho. Tugiye kuganira nawe rero ku bigendanye n'umwuga w'itangazamakuru akora. Dukunze kumwumva atanga ibitekerezo ku maradiyo atandukanye, ahantu hagiye atandukanye. Natwe twavuze dutereka dushake Asumani tumuganiriza atuhe ibitekerezo bitandukanye. Asuma, watangira wibwira abadukurikiye, Asumani ni muntu ki? Umuntu udukurikiye yamumenya ati? Nakoze cyane Theo, nitwa Asumani niyo nambaza. Ndi umunyarwanda utavangiye, ndubatse, mfite abana 5 banyizihiye na mama wabo. Nkora itangazamakuru uyu mwaka ngira ngo ni nkuwa 21 ndi mu itangazamakuru. Ariko hirya y'ibyo mu buzima busanzwe, mu buzima nabayemo, nabaye mu nzego z'umutekano w'igihugu. Ndexfar abo bita Exfar, abo bita inzirabwoba. Niko bajyaga babivuga, niko babivugaga. Nakoze igisirikari cy'u Rwanda, ntabwo nari umusirikari wa Habyarimana, nari umusirikari w'u Rwanda n'umusirikari w'igihugu. Ariko mu gice cya gendarmerie nize ibijyanye no kugenza icyaha n'iperereza. Nyuma yaho nakoze muri leta, ndi umugenzuzi cyangwa inspecteur. Muri leta y'ubumwe cyangwa muri leta y'abatabazi? Ya, ni muri leta ya mbere ya 1994. Harya bayitaga leta
leta ya mbere ya 90 leta ya mbere y'itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi. Ubu ni leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Yego. Imbere yari leta y'iki? Mbere yari leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda nyine. Leta y'u Rwanda. Ubu turi muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ibyo nkubwira rero icyo gihe u Rwanda rwayoborwaga na Perezida Juvenal Habyarimana wabanje kuba General Major nyuma ubundi iyo umusirikari bibaye ngombwa ko ajya mu buyobozi bwo ku rwego nka ruriya bwo kuyobora igihugu arabanza akava mu gisirikari hanyuma agasigara yitwa kanaka ipeti ngira ngo uranabyibuka uranabizi mu buryo bundi bwa demokarasi mu buryo bundi bwa demokarasi na nyakubahwa Perezida Kagame ubu ngira ngo ntibakimwita General Major Paul Kagame oya ubu ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame no kuvuga ngo rero hari ibintu bibiri bidahura ntabwo waba uri umunyepolitiki wowe n'umusirikari ubu nyakubahwa Perezida Kagame ni umunyepolitiki ariko yabanje kuba umusirikari mu nzego z'igisirikari ayoboye urugamba rwo kubohora igihugu nk'uko bivugwa nyuma y'uko waruboye bwa mbere leta cyangwa nyakwigendera General Major Frederick Gisa Rwigema atabarutse ku itariki ya 2 z'ukwa 10 mu 1990. Ubwo rero jewe nari mu gisirikari cya leta y'u Rwanda yari yobowe na Perezida Juvenal Habyarimana nari umusirikari w'u Rwanda. Ubwo ndagira ngo bize gusobanuka neza ntabwo nari umusirikari wa Habyarimana oya Habyarimana nta basirikari yagiraga hari abasirikari b'igihugu kimwe nuko ubu nyakubahwa Perezida Kagame nta basirikari agira abasirikari RDF ubu ni ingabo z'igihugu Rwanda Defense Forces RDF ni ingabo z'igihugu burya abantu bakwiye no kubyumva neza nta nubwo ndaboneraho no kugira ngo mbane abantu mu rujijo ntabwo ngiwe nemera ko umuntu ajya hariya cyangwa abantu bajya hari bakitirira umuntu ingabo abasirikari oya niba ari Rwanda Defense Forces ubwo ni ingabo z'u Rwanda ni ingabo z'igihugu niba hariho FAR Forces Armées Rwandaises zari ingabo z'igihugu ntabwo byari FAH Forces Armées Habyarimana oya icyo kintu rwose n'abantu bajyaga njya numva bivuga reka mbonereho uyu mwanya wo kugira ngo mbigorore abantu bumve ko abasirikari ingabo z'igihugu ingabo z'u Rwanda zari muri iki gihugu mu gihe cyayoborwaga na Juvenal Habyarimana ntabwo zari ingabo ze zari ingabo z'igihugu n'ikimenyimenyi nyuma yo kuvaho ku butegetsi bwe izari ingabo z'igihugu icyo gihe muri leta yayoboraga zavanzwe niza RPF ubu bose ni Rwanda Defense Forces ubwo nuza kumbaza ingero wenda ndaziguha kuko turabafite hano benshi turabafite nshatse nanahera no kuri ministre w'ingabo z'u Rwanda uyu munsi hisi wa defense ndakubwira n'abandi kuko bamwe twaranabanye twaranakoranye buriya yari FAR yego murasira yabihakana se bon ndungu rero nyuma ibyo nakubwiraga naje gukora muri leta ndi umugenzuzi wa za autobus muri Onatracom nyuma yaho ibyo wabikora gukira umusirikare oya naravuye mu gisirikare
muri 90 muri 90 kuko nuza kumbaza impamvu nakivuyemo nazo ndazikubwira nabyo twabijyanirana nari mfite inenge ebyiri cyangwa eshatu nari umusiramu kandi umunyagitaramo byari bigoye niyo mpamvu nakoze kontara imwe kiriya gihe twakoraga kontara y'imyaka 5 yarangira bakakureba hanyuma bagafata icyemezo ninde ni umunyagisenyi n'umunyaruhengeri n'umunyabyumba oya ni umunyagitaramo nimumwongera indi kontara ndabivuga gutyo ndaza amacakubiri mu gisirikare yararimo rwose none se ubuse nkubwire ngo uraza kumbwira ngo none se we wakigiyemo ute nanjye sinabikubwira ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko ninjira mu gisirikare muri 1985 wenda sinakubwiye aho nkomoka mu cyahoze ari komine Kayenzi yari prefecture ya Gitarama ubu ni akarere ka Kamonyi ubu ni umurenge wa Kayenzi ni akagari ka Bugarama ni umurenge wa Buhurura ni umudugudu wa Buhurura icyo gihe rero byari bikomeye cyane abantu rwose wenda nari banahereye kugushimira ko wifuje ko tugirana iki kiganiro hari ibyo abantu benshi batari bazi bari bumenyereye kuri iyi mikoro cyangwa kuri iyi kamera ari abo mu gihe gishize ari nabo mu gihe kiri imbere impamvu mbivuze nuko njya mbona abantu bajya hariya bakavuga ariko rimwe na rimwe bakavuga ibyo bazi n'ibyo batazi twabaye mu bihe bikomeye twabaye mu buzima bubi muri ibyo by'igisirikari wambaza uti se wakinjiyemo gute byagenze gute byari ibintu bikomeye cyane ariko Imana yibishatse irakurinda ikakuyobora ikagucira inzira turashaka kuvuga iki kiriya gihe 1985 Gisenyi prefecture ya Gisenyi prefecture ya Ruhengeri prefecture ya Byumba ndavuga ngo Gisenyi byari kuri 95%, Ruhengeri byari 45%, Byumba byari 75%, Gitarama 10 cyangwa 5%. Uti kubera iki? Ndibuka ko ninjira mu gisirikare prefecture ya Gitarama yose amakomine 17 yarayigize abasirikari muri promotion yacu bari 17 mu makomine yose ya prefecture ya Gitarama. Sinzi niba urimo kubyumva amakomine 17 si ngombwa ko nyasubiramo ariko ndayazi. Mu gihe komine Karago imwe mu makomine yaragize prefecture ya Gisenyi, mu gihe prefecture ya Gitarama yose mu makomine 17 hinjiye cyangwa hemerewe kujya mu gisirikari abantu 17. Komine Karago ubwayo yari ifite abantu 49. Yari ifite abantu 49. Ubwo ninjya muri za Mutura, Kanama, Kayove n'izindi ubwo urumva babaga ari nka magana. No kugira ngo abantu bajye bamenya ibyo twanyuzemo amateka twanyuzemo. Uvuga ngo ibyo nta nubwo byari binashingiye tube turetse kujya ku bwoko icyo gihe. Turebe ku turere. Ni ukuvuga ngo ku turere naho by'ubwabyo bitanashingiye no ku bwoko byabaga bishingiye no ku turere byabaga harimo amacakubiri cyane rwose cyane kabisa ku turere Nduga, Kiga, ariko wongereho ngo noneho dukomereze ku bwoko n'abitiranwaga n'ubwoko. Ubwo ni bande rero? Abatutsi n'abasilamu. Ndabivuga nk'umusiramu uranzi muranzi urabizi ko ndi umusiramu. Icyo gihe umusiramu n'umututsi ntaho batandukaniraga
ndaza kuguha ingero aho twabaga turi mu kazi hariya mu mutwe cyangwa muri unity ya gendarmerie compagnie d'aéroport de Kanombe aho twakoraga umutekano w'ikibuga cy'indege turimo turabayisilamu babiri ariko abatuyoboraga bahagera basanga turimo gusara cyangwa turimo gusenga uko ubyumva bakadutangira raporo ko ngo basanze dusinziriye kandi gusinzira ku izamu uri umusirikare washoboraga no kujya ku giti urumva ntabwo byari byoroshye abantu rero bajye batwegera tubabwira ariko ubwo wowe navuga ngo urababanjije njya mbona abantu bavuga ariko ubundi nkibaza ariko uyu abangaba bavuga ibi uru Rwanda bararuzi u Rwanda twarubayemo ubu uraza kumbaza ngo none se ngo kutwumva ari kera ufite imyaka ingahe n'ijambo nari mfite 20 cyangwa 15 ariko muri make cyangwa wenda mu magambo arambuye cyangwa hinnyeho gatoya nduwo nguwo Asumani n'uyu nguyu urakoze cyane reka tunakomereza aho ngaho uvuye muri 90 ugiye kuba umugenzuzi muri 90 inkotanyi zirateye byagenze bite ako kazi mwagakoze gute wabonye ute uko kuva muri ku itariki ya mbere z'ukwezi ka 10 muri 90 wewe wari waravuye mu gisirikare ku imyaka 5 yawe yari irangiye byagenze gute wabibonye ute dusa nk'utubwira kuntu byagiye bigenda ntabwo byari byoroshye ariko ikintu ndi bukubwire cya mbere cyihuse ni tragedy ni amahano yabaye hagati y'itariki ya mbere z'ukwakira n'itariki ya 4 z'ukwakira muri 90 abanyarwanda bafatwa bitwa ibyitso baricwa bararaswa ese byagendaga bite umuntu no kuvuga ngo inkotanyi zateye u Rwanda rwatewe inkotanyi ni za nyenzi zigarutse Theo ni igito cy'inyenzi ni igito cy'inkotanyi bakaba barakuziritse turabireba turabibona turabyemera turabitekereza turabyibuka muri stade Inyamirambo abantu banywera igikoma mu nkweto bandi bicwa urubozo kugira ngo wajye ubona amafoto y'abantu b'abadamu b'abamama ahangaha iyo bigenze gutya iyo bigeze aha twibuka abantu bamwe na bamwe yendibuka agomba ko yarakiri n'umukobwa rwose witwa Gasumuta wakoraga kuri Radio Rwanda wishwe kubera ko ngo bamuvugagaho ko ngo ari we Kigeli yagombaga kurongora ndamuzi rwose Gasumuta ndamuzi cyane wakoraga kuri Radio Rwanda sinzi service yakoragamo ariko yarishwe n'abandi kibazo nuko batajya banabivuga ari abantu benshi bari mu abo bantu ujya wumva bitwa barwigara bitwa nkongora abo ngabo abantu bitwa baniyo yitaroyizi hakoraga mu ministeri y'ubutabera bafunzwe mu byitso ndabazi biza kurangira kubera masezerano kubera igitutu cya muryango mpuzamahanga urabyibuka ko cyangwa mujya mubyumva ko baje kuregurwa ariko muri 1994 n'ubundi ni hahandi babandi urutonde rwabo abicanyi bararugumanye abenshi barabica nuvuga ngo ndashaka kuza kubihuza nuko ibihe byagiye bisimburana kuva 90 kugeza uyu munsi muri 2021 icyo gika cyavuyeho
abantu bitwa ibyitso by'inkotanyi baricwa barafungwa baza gufungurwa gahunda zirakomeza amasezerano birakomeza imishyikirano kugera 94 RPF ifata igihugu nibyo iyari leta yari iriho Habyarimana ntiyarakiriho ubuyobozi bwamusimbuye buratsindwa n'ingabo zabwo ziratsindwa barahunga inkotanyi zifata igihugu RPF ifata igihugu ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi abantu bajye bitonda kuko hari abo njya mbona bavuga n'ibyo batazi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi muri 94 nibwo uyu mujyi wa Kigali inkotanyi zari zawugezemo nari hano muri uyu mujyi ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi nibwo guverinoma yagiyeho yarahiriye hano kuri stade regional guverinoma yahise yoborwa na Bizimungu Pasteur ariko hagati y'itariki ya 4 z'ukwa karindwi na 19 na nyuma ya ndashaka kubisanisha n'ibyo byitso nakubwiraga abanyarwanda bahuriye n'akaga gakomeye cyane abanyarwanda abaturage bahuye n'akaga gakomeye cyane kandi bahura n'umusaruro w'ibyo bari bamaze amezi 4 babiba abicanyi kuko hari abahunze abandi bagoterwamo hano barafatwa barafungwa ariko abandi banyarwanda badafite aho bahuriye n'ibyabaye nabo bahura n'akaga no kuvuga ndashaka kuvuga mu kirere umuntu yarakurebaga nka kwa kundi ntabya nibyo muri 90 umuntu yakurebaga akavuga ngo uyu ni ikitso cy'inkotanyi bakakuzirika ugafungwa cyangwa ukanicwa 94 umuntu akakureba ati nari naramubuze uyu ni intera hamwe bakakuzirika sibyo wenda ndanga kuza kumbaza ngo none se ngo duha urugero ningi nanjye narabizize myaka 5 narayifunzwe ku Muhima kandi nshinjwa kwica abantu bagikabakaba 30 impamvu mbivuze ni ukugira ngo tujye tutanga umurongo w'uburyo abanyarwanda dukwiye kwitwara mu bibazo by'igihugu cyacu no kureka gukina n'ubuzima bw'ikiremwamuntu Asumani ni intera hamwe baramfunze rwose imyaka 5 narayiriye hariya ku Muhima twara abantu 11,500 ibintu ntafite aho mpuriye nabyo kandi ibyo bimbaho narapfushije abantu bakabakaba 100 iryo ni isomo ubutabera bwakoze akazi kabo ivamo ndihuta rero mbisanishe n'ibyo ndimo numva ubu ngubu uranyemerera mbihuze turebe ko twavuye 90 twageze 94 uyu munsi si 2021 wenda na mbere yaha ngaha gatoya umuntu arajya hari akavuga ngo Theo ngo ni umujenosideri ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside umuntu arajya hariya ndaza gutanga ingero narindiriye ko unazimbaza rwose abantu bareke gukina n'ubuzima bw'abanyarwanda hari ibyo njya mbona kuri izi kamera zanyu izi TV zanyu umuntu akajya hariya ngo kanaka akabavuga n'amazina reka ari fiyeri yacu ribaruwa riraye abantu bareke gukina n'ubuzima n'amateka y'abanyarwanda twe turayazi harageze rero uko tubivuga iyo umuntu nka Tom Ndahiro ajya hariya Tom Ndahiro uriya witwa umushakashatsi cyangwa wiyita cyangwa ngo bita umushakashatsi jewe ndabivuga uko mbyemera kimwe nuko nawe ibyo avuga ariko ababyemera
ariko nenda bivuga uko mbyemera akajyara akavuga ngo kanaka n'aba genocidaire igikomeye kirimo rero kinakomeye cyane abantu babaza amategeko hari umushakashatsi utaza amategeko kwanza n'uyu munsi narabyibajije merutse no kubyandikaho rwose namwe wenda niba mubizi wowe nk'umubavu TV cyangwa mwebwe umubavu TV muzambwire nshobora kuba wenda ntabizi kubera ibintu byose ntabwo umuntu yabimenya muzandangire aho ibitabo Tom Ndahiro yandika bibarizwa ku bushakashatsi akora ni umushakashatsi mu buhe buryo ni umushakashatsi kuva ryari ariko CNLG mufite mu bashakashatsi ni umukozi wayo se oya imufata nk'umushakashatsi ku bya genocide ntacyo bitwaye turabizi ko ari nabandi hari ba Dr Bizimana uyobora CNLG Bizimana Jean Damascene nemera ushakashatsi wanditse ibitabo hari ba muzehe senateri inde umusaza w'umusenateri ninde wandika ibitabo yitwa nde senateri ndaza kumwibuka ariko umusenateri yitwa nde ariko umusaza banza yararangije manda apana Tito undi ni umusenateri turaza kumwibuka abo bandika ibitabo banditse n'ibitabo birazwe Mugesera Antoine Mugesera ndiya musaza tuzi ibitabo yanditse n'abandi abo bari ku rutonde rw'abashakashatsi ba CNLG ariko nato muvuga ari nyine nta kibazo ariko wenda muraza kubimbwira nshobora kuba ntabizi muzandangiraho ibitabo yandika biri tujye kubigura none dusome ubwo bushakashatsi akora icyo ni kimwe ariko icya kabiri Tom ndagira ngo mugire inama ariko ndagira inama na leta y'u Rwanda Tom uru Rwanda ni igihugu kiri souverain ni igihugu kigendera ku mategeko Tom ntabwo ari umugenzacyaha Tom ntabwo ari umushinjacyaha Tom Ndahiro niwe mvugereka ntabwo niba ari umushakashatsi ndongera mbigarukeho azatugaragarize ibitabo yanditse ku bushakashatsi niba ubwo bushakashatsi bwe budashingiye ku byo asoma by'abandi ibyo ntacyo bitwaye ariko ndagira ngo nsabe leta y'u Rwanda n'inzego zayo zitandukanye z'ubuyobozi bw'u Rwanda z'ubugenzacyaha z'ubushinjacyaha z'ubutabera kugira inama Tom Ndahiro kuko iyo ujya hari ugasita kavuga urutonde rw'abantu n'aba genocidaire abaciriwe imanza baburanishijwe ugashyiramo n'abataraburanishijwe ukajya hariya ukagira icyo bita attitude imyitwarire iri anticonstitutionnelle inyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda abanyarwanda batoye u Rwanda ruyoborwa na Perezida Kagame rufite Perezida wa Repubulika ingingo y'111 ryari rya tegeko iteganya ububasha umukuru w'igihugu gutanga imbabazi ku muntu ufunze ku muntu uri muri gereza ku mpamvu zimwe cyangwa izindi hakamurekura nta urenzaho nta kintu ugomba kurenzaho umukuru w'igihugu yavuze iteka rya perezida riha imbabazi abantu runaka sibyo ubwo ndaguha urugero rw'ibyo amaze iminsi avuga kuri uriya mudamu witwa Ingabire Victoire yanditse asaba imbabazi mukuru w'igihugu amuha imbabazi Perezida Kagame cyangwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda amuha imbabazi la loi full stop warangiza ukajya ukavuga ngo nta handi hantu ngo Ingabire Victoire akwiye gutura uretse muri gereza ibyo ni amahano muri kino gihugu ni amahano rwose
inzego zidufashe zimugira inama. Si umugenzacyaha Tom Ndahiro, si umushinjacyaha, si umucamanza. Areke inzego zikora akazi kazo. Abo bajenosideri turabizi ko bahari, hari abafashwe, hari abagikurikiranwa, hari abataratabwa muri yombi. Cyaha cya jenoside ntigisaza. Tom Ndahiro n'abandi babyumva kimwe nabo bareke kuvangira leta y'u Rwanda. Ajya avuga hari imvugo ajya akoresha ngo kubiba urwango. Ngewe nabonye ari we ubiba urwango mu Banyarwanda. Ndabivuze kandi ibi bintu bizatangazwa uko mbivuze. Ni ubiba urwango mu Banyarwanda. Akwiye rero kugirwa inama n'abandi bameze nkawe. Tujya tubabona, sindabavuga nabo nzabavuga. Le Rwanda est constitué par l'État souverain. U Rwanda rugizwe na leta cyangwa urugero na leta igendera ku mategeko. Le Rwanda est un pays indépendant. U Rwanda ni igihugu cyigenga. Le Rwanda est un pays membre de la communauté internationale, de l'Organisation des Nations Unies. U Rwanda ni igihugu cy'igihanga, kimwe mu bihugu by'ibihangange kuri iyi si, kuko rugira ijambo mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Nyakubahwa Perezida Kagame turamubona, tukwiye no kubyishimira. Hari abaperezida benshi batabona ijambo hari iyi inama rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye. Ibi bintu mvuga muzabikotinge gutya. Ntabwo rero abantu bakwiye kujya hariya ngo bakomeretse ikintu kimeze nko gukomeretsa. Turajya hariya ukavuga Tom Ndahiro jenoside iba yarari hano. Tom Ndahiro ubabaye ari ahangaha namubaza. Yari ahangaha. Abantu birwaga hano. Binumvikana rwose hano ni kuri 40 Nyamirambo. 94 hano turahaza. Abantu birwaga hano mu gishanga cya Rwampara mu bihuru. Arabazi? No. Ntabwo ari byo. Okay. Mu ijambo rimwe uyu munsi ntabwo bikwiye ko umuntu ajya hariya akavuga ngo nyuma ya 90 abantu bitwa ibyitso, nyuma ya 94 abantu bitwa interahamwe, none ngo uyu munsi abantu bitwa abajenosideri. Turabizi ko bahari. Hari abafunzwe, hari n'abafunguwe. Hiraze bemera ibyaha. Hari abafashwe baburanishijwe na TPI, Tribunal International, Urukiko Mpuzamahanga rwa Arusha, barakatirwa. Bamwe bagirwa bere, abandi baracyarangizwa ibihano byabo. Hari n'ababirangije banapfuye, banzirorera barapfuye. Abandi bari bakatiye burundu. Uyu munsi Kabuga umaze imyaka 20 n'ingahe ashakishwa, ejo bundi yarafashwe. Hari n'abandi batarafatwa. Ariko ibyo ntabwo bireba abantu nka Tom. Oya, ntabwo bireba abantu nka Tom Ndahiro. Tom nashakashake mu bushakashatsi bwe, uyu munsi nge ntanemera kuko nta kimenyetso kingaragariza ko ari umushakashatsi. Umuntu umushakashatsi agomba kuba ari kwihe nivo cyangwa ku ruhe rwego. Muzabaze. Kuko ufite doktora hari ntuza hari hazagira umuntu utubwira cyangwa nawe azajya hano tubwire ko kaminuza yizi yari niveau ya recherche urwego, donc niveau imushyira ku rwego rw'abashakashatsi muri uru Rwanda yayikuye hehe? Afite PhD
kuya tuvuga Damascene, tuvuga nka Damascene n'urugero nta Rwanda Damascene Bizimana ni docteur Mugesera Antoine inararibonye n'abandi Nizeyimana Innocent cyangwa Nzeyimana bandika ku mateka aho bose n'abantu bari hari Ndahiro rwose muzamushake tubwire baravuga yuko wiyita umushakashatsi tubwira amateka yo kugira ngo ugire inzira yakugejeje ku rwego rwo kuba umushakashatsi icyo kibazo muzakimumbariza mu gihe mutarakimubaza ndasaba inzego z'ubuyobozi bw'iki gihugu inzego z'umutekano inzego z'ubugenzacyaha inzego z'ubushinjacyaha inzego z'ubutabera kumugira inama yo kuba atuje kuko arimo ibyo amaze iminsi akora ibyo amaze iminsi avuga ashyira abantu mu majwi sinzi niba azi ko bimushyira mu byaha impamvu z'izi nzego ni ukugira ngo zimubwire ngo ariko ejo ushobora gukurikirana kubera ko waguye mu byaha wenda utari ubizi ubwo nazo ndazibwiye rero ndaziburiye ibitari ibyo arateranya abaturage n'ubuyobozi bwabo arateranya leta n'abaturage bayo arateranya inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda n'abanyarwanda ntabwo ari byo ndamukurikira ubwo nawe ejo nanjye azangira inama cyangwa azajya angira inama ariko iki kubera uburemere kuri jewe ubwo birashoboka ko abandi atari ko babibona ariko ngiye ndabifata ko imyitwarire ya Tom Ndahiro witwa umushakashatsi kuri jenoside ari ikibazo gikomeye hagati y'abaturage b'u Rwanda na leta yabo n'inzego ziyobora iki gihugu zimugira inama niba hari ibindi bibazo yifitiye kuko izi nzego impamvu bivuga ziyobowe n'abantu b'abagabo ziyobowe n'abantu b'abahanga izi nzego ziyobora u Rwanda kuva kuri Perezida Kagame kumanura yewe no muri CNRG hoye abahanga wenda ibibazo birimo nabyo birahari kuburashobora gose tuvuge ngo CNRG se n'urwego ni komisiyo y'abamarayika muri uru Rwanda ya nabo hari ibyo bavugwamo igihe nikigera tuzabibabaza umunyamakuru nzajya mbibaze uri umunyamakuru uzajya ubibaze ariko ntiharagera gusa mu nshingano zayo irakora akazi kayo CNRG irakora akazi kayo FARG irakora akazi kayo ibuka barakora akazi kayo Minaloc n'izindi inzego zose ziyobora iki gihugu kuva kuri Perezidansi ya Repubulika kugera ku mudugudu zirakora akazi kazo ariko hari abantu tudashobora kwemera ko batubera izo nzego icyo baba bitwaje bari cyo icyo ari cyo cyose niba nibeshya kuba bata leta itabajya hariya ngo ibamagane ntibishobora kugaragara ko baba batumwe na leta kuko abenshi bakunze kuvuga ko leta ishobora kugira uruhare mu gupromotinga bari abantu kugira ngo bakomeze baharasinga abo bantu kubera ko wenda kuko abenshi usanga ari abantu batavuga bavuga ibigenda badashobora gutinya kunenga leta ko hari ibyo itakoze neza itujuje inshingano zayo ngira ngo hari nabo bantu batakwa cyane nibo bitwa abajenosideri nibo bitwa ibigarasha nibo bitwa interahamwe nibo bafite ingengabitekerezo ya jenoside donc ntabwo leta kubita bamagana ari ikibazo reka mpere kuri ibyo ngicyo mbwire n'ababa bakoresha izo mvugo ntabwo ari byiza muri kiriya gihe umuntu akwita interahamwe akwita icyitso cy'inkotanyi kwabaga ari ukukwica n'uyu munsi rero avuga ngo kanaka ni ikigarasha
kigarasha ni ya makarita abana bakina cyangwa itabara idashobora kurya idashobora gutsinda ntabwo ari byo rwose. Icya kabiri ntabwo nta nubwo mbyemera aba bantu nka Tom simpamya ko ari leta, nta nubwo mbyemera ko leta iba yabatumye. Ni nayo mpamvu navuze ngo inzego za leta, inzego zitandukanye navuze nizimugira inama, ariko nanongereho ngo bitabaye ibyo ngibyo ikibazo cyawe cyaba gisubijwe, cyangwa ikibazo cy'abandi bantu bibaza nkawe cyuko yabatumwa, ubwo byaba ari ukuri. So inzego nizipronounce rero zimugira inama, ntabwo tubyanze. Ubu se twebwe ntabyo tuzi, ubundi si ubushakashatsi ni iki? Si ugutangaza, si ukugaragaza amakuru ku byahise. Ubu se ntiturimo kuyatanga, ubu aya si amakuru turi gutanga. Ubundi se uyu munsi turavuga jenoside yakorewe abatutsi cyangwa ntabwo tuyivuga? Turayivuga cyangwa ntabwo tuyivuga? Bayikorewe nande se? Yakozwe nande? Oya, yakozwe n'abahutu, bamwe mu bahutu b'intagondwa. Mujye mubivuga mutya ariko bamwe mu banyarwanda b'ubwoko bumwe bisha abandi, full stop. Abanyarwanda bari basanzwe babana, ahubwo bambaza uti kubera iki babisha? N'ubuyobozi bubi bwabateranyije, kandi n'uyu munsi biriho. Muze nashobora guteranya n'umugore wawe. Ubu se abantu birirwa bicana, umugore n'umwana wicanye umugabo wica umugore, umugore wica umugabo we, wagira ngo biterwa n'iki? Ntabwo uhora uvuga ngo yamwishe ngo kubera ko ngo yafite amakuru yuko ngo yamucaga inyuma. Ko si urugero rwumvikana ko ari we wese, bitari ngombwa ko tujya muri filozofi yo ku rwego rwo hejuru. So umuntu araje arabateranyije, wisha umugore wawe cyangwa umugore yishe umugabo we, cyangwa umwana yishe se, cyangwa umugabo yishe umwana we, cyangwa yishe nyina. Nuko byagenze. Abanyarwanda babanaga, njya ngira agahinda kuba umwami Mutara Rudahigwa wa gatatu ntarigeze mumenya. Njya ngira agahinda cyane. Abantu uretse ko nabyo ntanabyemera cyane, ariko nanasaba abanyarwanda ngo tujye tureka kwishyira ku karubanda ngo abantu baraduteranyije. Ntabwo byabaye, ntabwo abantu babateranyije, birangiye muri icana. Uragenda oya, uvuga ko ari ubugome bwawe, uvuga ko ari umutima mubi wawe wabaye nkaho Abanyarwanda uzabamenya byabaye nko gukoma imbarutso. Ntabwo bishoboka. Abanyarwanda nta rukundo bagira. Ntabwo waba ukunda umuntu ngo umwice. Gute se? Wica umugore washatse, wicisha umugabo washatse mwabyaranye, bibaho se? Ngo baguteranyije nande? Oya. Ariko icyo nari ndiho jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi ntabwo tuvuga ngo umunyarwanda. Bikuraho se jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yemejwe n'umuryango mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye. None se bishwe nande? Abavandimwe babo bo mu bwoko bw'abahutu bo babishe. Ntabwo mushaka ngo kubivuga. Kuki mutabivuga? Kugira ngo mutabaga kubera iki bitavugwa nyine ni iki? Impamvu iki? Icyo nicyo kibazo abanyarwanda bafite. Mujye mubivugerega, muvuye ngo
bamwe mu banyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu bishe abavandimwe babo bamwe bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyasa nko guhembera se ubwoko kandi turi abanyarwanda turi muri ndi umunyarwanda. Reka da hari abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ntibahari barokotse barokowe n'abandi n'abandi muri babahutu bamwe muri babahutu. Erega ntabwo dukwiye kubikwepa wenda ntabwo wabigira iturufu ugende wirata ko uri umuhutu ugomba kwikora ibyo ushaka cyangwa ushobora kongera gukora nk'ibyo murumuna wawe cyangwa mukuru wawe. Hari uwo mvuze mu izina oya se ntihari abahutu hano turi kumwe muri iki gihugu abavandimwe babo bishe abantu bari mu magereza baba muri Kongo. Ngwese urugero General Irategeka hari muri FDLR abana be bari ntibari hano se barimo bararihirwa ahubwo na leta. Aha ntibari hari ejo bundi muri convention. Uko niko kuri buri wese muri mureba umuntu abe gatozi. Hari umunyarwanda umwe w'umuhanzi wego hagororwa uwagomwe gusa hagororwe uwagomye wenyine ariko uwagororotse nta muziri. Nibyo umuhore wabivuze yani ikinyarwanda gisobanutse cyiza cyane. Winziza yuko murumuna wanjye hisha abantu mutware mukoresha ibyo ushaka ni gatozi ako se ndazira ko tuvi nimwe kubera iki ngubwo ubunyarwanda ngiki gihugu dukwiye kubamo. Watubwiye ko umaze imyaka 21 mu itangazamakuru hari wagiye wandika inkuru nyinshi kandi abantu benshi bakunze kuvuga bati inkuru zo mu bitangazamakuru byandika mu impapuro print media zakundaga kuba ari inkuru nyine zikakaye. Hari niyo twabonye mu kinyamakuru cyawe cyasohotse ku itariki 18 z'ukwezi z'ukwakira muri 2000 ku itariki muri 2000 mu kwa kane muri 2013. Iki gihe cyari mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu kwa kane yasaga nkaho twari turi muri ya minsi 100. Wandika inkuru ivuga ngo bakwiye kwegura. Icyo gihe wavuzemo Bandayisaba yari meya w'umujyi wa Kigali n'abandi. Izi nkuru wagiye wandika zabaga zimeze zitya nta ngaruka zakugiragaho muri icyo gihe wenda turabikomezanya n'ubu ngubu no muzu cyandika nta ngaruka bikigira? Oya ntazo nta ngaruka kandi ubwo ndaza no wenda no kongeraho nizavuba hangaha muri imyaka nk'itatu ishize. Ngiye mfite ibimenyetso by'ibyo ngiye gutangaza ntabwo mba mfite cyangwa nta mpungenge mba mfite zingaruka cyangwa ubwoba bw'ingaruka bishobora kongeraho. Oya ko ndabizi ko naba ndi kuri radio naba natangaje mu kinyamakuru mba niteguye ko hari abashobora kuza kumbaza ngo ibi wabivanye hehe kubera iki. Mba mbyiteguye gira mba mfite ibimenyetso nta ngaruka nabaga niteguye nta nizo niteguye icyo gihe nabo navugaga babaga babizi nababajije ntariko wowe meya w'umujyi wa Kigali ndayisaba icyo gihe ndayisaba Fideli wowe Mukasonga reka ntangu urugero kuri Mukasonga wowe uri meya w'akarere ka Nyarugenge uyu munsi harimo harubakwa inyubako icyicaro cy'umurenge wa Nyakabanda. Dufite amakuru y'uko inyubako bije yayo ari miliyoni 700. Ibintu ushobora kubisobanura kubera iki? Nuko nabaga nzi ko nacukumbuye sinavuye ko nizi perereza se nkamenya yuko bashaka kwibiramo shaka kurigisa umutungo w'igihugu kuko natagaga urugero nkavuga ngo ni murebe twese tuba muri uyu mujyi ni murebe inyubako y'ikicaro cy'akarere ka Kicukiro sibyo
hiya nyubako itahwa nari impari Minisitiri Musoni wari minisitiri wari Minisitiri Musoni James niwe wari icyo gihe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bavuze yuko yatwaye agaciro yuzuye na jardin na parking buri kintu cyose miliyoni 600 hanyuma wowe ukajya hari ukambwira ngo ugiye kubaka umurenge inyubako y'umurenge izatwara miliyoni 700 ndagira ngo umenyeshe ko ibyo bintu nahagurutse nka narasaze ndasizora iyo projet barayikansoringa iyo projet yararangiye bayisubiramo iriya nyubako ubona y'umurenge wa Nyakabanda ntabwo yatwaye miliyoni zirenze 300 urumva 400 miliyoni 400 z'u Rwanda z'abanyarwanda zawe na cameraman nanjye nuriye ntabwo ibyo bintu bishoboka ngo tuvuga ngo igihugu hari abantu iki gihugu cyavunnye ntabwo abantu bakwiye kujya ngo bagitobe uko bashaka ntabwo dushobora kubyemera ejo bundi ahanga ubwo ndi ku kibazo warumbajije cy'inkuru twakoze urambaza urugendo rw'inkuru nagiye nkora mu itangazamakuru barabizi abangaba benshi hafi 100% barabizi abo nagiye nandika tutambajije so ahubwo bamfunga gwera ko nari natangiye gukurikirana ikibazo dossier y'ubukozi bw'ibibi hagati ya Dr Diane Gashumba na wari procureur icyo gihe waje kuba procureur yari Mutanga na Jean Bosco kutambajije se sinafunzwe se ari byo nzira ngo kugira ngo bansheshekeshe icyo gihe bamaze bigiye kingana bankatiye imyaka 2 n'uwayinkatiye ndamuzi iyo duhuye areba hasi baramubwiye ngo umva ntiwibeshye ngo umurire icyaha hari abayobozi nshimira ntari buvuge hano abatabera ntari buvuge hanga bayoboraga inkiko ako nshatse nanamuvuga urabona Minisitiri Busingi ndamubona Johnson Minisitiri w'ubutabera nanjye nari ngiye kuba nk'ababandi kuko wari kumbaza ngo kuki utamuvuze reka muvuge cyo gihe niwe wayoboraga urukiko rukuru hano haruguru hote ko bankatiye imyaka 2 yagatsi ngo kugira ngo ntagaruka hanze ngo banzirike hanyuma ntazavuga ndajurira nabonye ubutabera kandi maze kujurira n'ubundi barankurikiranye ngo muramenya ngo nimufungure ngo azica amatora ngo nzica amatora 2009 ya matora ya muri 2010 ngo azica amatora abantu bakabaza batari ko se uyu muntu azica amatora nindi tumufunge gusa nta cyaha afite so ubutabera bwakoze akazi kabwo data icyo cyaro kugira ngo banjecekeshe kandi ntabwo bishoboka ejo bunda muri 2007 urabyibuka 2012 urabyibuka ndwana n'abari abayobozi ba kaminuza iriya ya Byumba urabyibuka ndabyibuka banakureze muri RM RM siri hariya nayo rero rwose we dossier dore ngiye hano nawe nushaka kumbwira nyikwereke wowe uri umuyobozi wa kaminuza uyu munsi ku itariki 19 wanditse ibaruwa n'intoki usaba avance ku mushahara wa miliyoni 16 wanditse ibaruwa n'intoki yandikiye DAF miliyoni 16 barayibazi guhaye avance ku mushahara uhembwa ngahe ngo nzayishyura mu gihe kitarenze mu minsi 8 uzaba wishyuye bazaba baguhembye amezi angahe ibyo mubwira ndagira ngo nsubize neza ikibazo cyawe iyo ntambara narayirwanya ntambara y'ukuri ntabwo kuri gutsindwa naranaberuye rwose ndababwira numva Professor Padiri Nyombayire nawe Madame Mbabazi Justine ibyo mukora byo munsebye mujye ku maradiyo mushaka abo bakomiseri bo muri Rwanda Media Commission
ndabizi n'iki kiganiro bazakibona bazabyibuka urabyibuka za ruswa ibiki byose on s'en fout ngewe nababwiye ngo ukuri ni ukuri ni igihagararo cyanjye nicyo ngicyo nzaruhuka mutakibuririye kaminuza kubera iyi mikorere yanyu gusahura kaminuza ubusiriye genda urebe ko iriya kaminuza ugenda urebe uko imeze kandi uyu munsi witwa Mbabazi Justin ntari buvugeho byinshi kubera ko n'abari bamushyikiye ndabaza yari yanabonye n'akazi hariya vice rector nta kizamini akoze igihe kizajya kigera ubu ngubu tubivuge abari bamushyikiye ndabaza kandi narababaje nayo koko bivuga ko mushyikiye umuntu baranyima pe barahanga nabigiye nigera nzabavuga ni ukuvuga ngo rero ukuri ni ukuri ukuri ni ibara ry'umweru ntabwo ibara ry'umweru rihinduka ubururu atora oya so ukabaza urugendo rwawe n'ubu hari n'abanyura bagira gutya bagaca hirya bakajya gushaka ngo hari abana njya mbona hanze aho ngaho simbise abana ariko bashobora no kuba abana kubera ko ndabaruta nuko ukagenda batumva kugira ngo uriya mugabo atazongera kuvuga mugende hariya mu musebyi mwandakazi ujya kuri mikoro umuvugemo tekata kuri Asumani Rugari oya tekata ibyanjye ni byiza nkabivuga ni bibi nkabivuga ukambaza uti se ari n'abajya bambaza ngo ntabwo bugira igisubizo ndi bubahe nawe ndi bugwe muri 2012 ndibuka ko twari mu kiganiro muri press conference hariya kuri primature muzehe Musoni Prote yari ministre ngira ngo muri primature afite itangazamakuru mu nshingano ze yaratubwiye ngo iyo ubonye bitagenda ntubivuge wanga leta iyo ubonye ibintu bitagenda neza ukicecekera uri umwanzi wa leta so ntabwo turi abanzi ba leta sindi umwanzi wa leta y'u Rwanda sindi umwanzi w'igihugu cy'u Rwanda sindi umwanzi w'ubuyobozi bw'u Rwanda bukuriwe na Perezida Kagame aho ngaho ni naho umuntu arahita areba kaduhite tukijyaho turebe akamaro ko kutavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se ka opposition nakitangazamakuru rikora umwuga waryo neza kinyamwuga nakaye kuri leta akamaro kutavuga rumwe na leta leta ikwiye kumva ko ni kimwe leta ndageranya n'umugabo mu rugo kumva yuko umugore wawe azagusingiza nta makosa uzakora abana bawe nuko bakababidishyi oya leta ikwiye kumva ko itari kamara leta nindese leta ningewe ni wowe none se leta wowe n'umuntu wawe ugenda muri VWT siko bimeze ugenda muri VWT ariko mu nshingano ze hari ibyo adakora wagira ngo niwe byitirirwa urwego minisitiri runaka ibingibi byarapfuye ushobora kunsobanurira uburyo muri uru Rwanda mu Rwanda uru Rwanda amata y'inka urabona inka irakamwa amata yayo agahabwa ingurube birahari Gicumbi kubera iki kubera imikorere mibi y'inzego zakabaye zikumira ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo amata nta soko afite birakwiye se birakwiye ko hano mu Rwanda inka zikamwa amata akabura isoko Gicumbi nahaganaye kugira ngo nuwaba udukurikiye donc ni Gicumbi ko ni akarere kose ni mu karere ka Gicumbi niho byaravuzwe ngo amata barayahinga ingurube kubera ko yaguze isoko dufite minisiteri y'ubunzi n'ubworozi dufite RAB
birashoboka se ukambwira ngo Rubavu Karongi abaturage babuze isoko ry'ibitunguru dufite na yebo abandi umuceri uri ku uracyari ko twumva ubuse ko tuzi imboga z'Iburayi imiteja n'ibindi ni iki kibura ngo abaturage babone isoko Mwese Perezida wa Repubulika nabaza Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi akabaza RAB cyangwa akabaza NAEB cyangwa bombi uko ari batatu bakabazwa n'umukuru w'igihugu ati ni munsi ahubwo wavuze ko corona yabatabaye ariko birakwiye se Munyarwanda arashishikarizwa gukora ibyo akoze inzego cyangwa abayobozi bakabaye bamufasha kugira ngo bimubyare umusaruro babaraho gusa ibyo se nutabivuga uri umunyamakuru ubuza umaze iki oya rwose ni iki none se tubereyeho iki itangazamakuru byumvikane neza ni umuyoboro ni umuhuza w'ubuyobozi n'abayoborwa wa leta n'abaturage opposition ukambwira opposition siyo waruvuze opposition ni iki ubundi avuga rumwe nyine n'ubutegetsi donc batabona bashobora kubona ibintu bitagenda bakabibwira leta bati bigenda yego ariko ibyo nge simbyita opposition kuko nitujya mu isesengura hari byo twumva byitwa opposition ikintu kiri hariya kirimo abantu barwanya ubutegetsi cyangwa barwanya umutegetsi sibyo hakaba n'abandi batavuga rumwe ku bibazo biri mu gihugu abo ngabo bariho twivugira abo ngabo bariho twavuga abo bagomba kubaho kandi barahari kereka niba ushaka kumbaza uti se barahari mu gihugu nacyo tukigereho barahari ariko ubu se twebwe ingero tureka abanyamakuru tureba ingero z'abandi bantu abanyepolitiki kandi bahora bigaragaza se turavuga ndera abatavuga rumwe abidekaraye ariko ahangaha ndaza kugira icyo mpavuga hari abo biri mu mitima yabo ariko batavuga ariko hari abavuga twumva bantaganda Bernard hari umudepite uri hariya witwa Habineza Frank ariko baranabivuze hari madame Mukabunani Christine ntayobora se imbera kuri kandi byitwa ko batavuga rumwe na leta hari wa mudamu twavuze witwa Umuhoza Victoire ufite rya shyaka yitwa Darufu Murinzi ritaremerwa gukora mu Rwanda ahubwo ikintu nacyo dukwiye kukibaza nshobora kuba mbyumva nabi avuga ko afite Darufa Umurinzi hari ukuba iryo shyaka ririho hari no kuba ritaremerwa ni ibintu bibiri bitandukanye ntabwo turumva hari uvuga ngo ya ntuzongere kuvuga iryo shyaka ya ariko ni n'uburenganzira bwe hanyuma bikaba n'inshingano z'ubuyobozi bijyanye n'amategeko igihugu kigenderaho aho sindi buhinjire ubwo amategeko arahari ikintu kigera ni umunyepolitiki bazamubwira bati ishyaka ryawe turaryemeye cyangwa ntituryemeye ku mpamvu izi n'izi ibintu bikwiye kumvikana neza icyo gihe nawe azabaza ngo kubera iki nawe bamusubize ngo kubera impamvu iyi ubwo ndavuga inzego birebereka amategeko voilà ariko madame Victoire Ingabire niwe nahereyeho ngira ngo urabyibuka nigeze kumuvugaho hamwe n'abo ngabo ngo uwo Tom Ndahiro ngo uvuga ngo nta handi ngo akwiriye kuba ngo uretse muri gereza ntabwo ari byo bikwiye guhagarara
Victoire Ingabire ni umunyarwandakazi. Iki ni igihugu kigendera ku mategeko. Nta kosa hazahabwa nka minisitiri runaka uri muri guverinoma. Use Munyakazi ari he? Munyakazi yahizaki wari minisitiri, wari state minister cyangwa umunyamabanga wa leta muri. Hari heze. Ubuse haba umuremyi ari he? Dami, dogiteri, niba ari dogiteri, niba ari professeur. Nari hari yase. No. Turi etat de droit. Ingabire Victoire Umuhoza nakora amakosa ntabwo azitwaza mu munyepolitiki ngo razira yuko batavuga rumwe na leta. No. Ariko nta nubwo bikwiye ko umuntu ajya hariya akajya kumwandagaza. Akajya kumusebya hejuru y'imbaza za perezida wa repubulika yabonye. Erega n'umunyepolitiki. N'umunyepolitiki. N'abandi ejo bazajyamo n'abandi bazajyamo. Nejo za ubuse ndashaka kubaza. Abantu bo muri opposition zatambutse, abantu bahoze mu ngabo z'igihugu barwanaga n'izindi ngabo use ntibabana. Nuko nyine ubwo twaba tugiye muri politiki. Politiki tuyihorere, ariko n'ubundi ni hahandi ntaho tuzayikwepera. Buriya politiki hari principe ivuga ngo politiki nubwo utayikina yo iragukina. Mieux vaut que uyikina ukayibamo, kandi turi muri politiki. Kubera iki? Iki gihugu rega ni icyacu twese. Nta muntu ugifiteho ingarigari kurusha undi. Shobora kuba uri igitangaza hejuru hariya, ariko naba ntari hasi hariya, ubwo buremere bwawe ntubugereho. Urugero, ntubaho ntuwenda umuyobozi mu mudugudu. None se gitifu w'akagari ashobora kumenya situation yuko abaturage babayeho gute tutamaye raporo muri ba mudugudu twe. So n'abantu nta muntu ukwiye kujya hariya ngo yumve ko ari igitangaza. Twese turuzuzanya. Iki gihugu ni icyacu, ntawe ugifiteho ingarigari kurusha undi. Ni umugabane wacu twese. Wenda amahirwe ntabwo aramwe, kuko ndagenda n'amaguru, uragenda n'igare, uragenda na moto, undi aragenda muri V8. Yes, ariko ni u Rwanda rwacu. Ubyangu byemere ni igihugu cyacu. Tugomba kukibanamo, tugomba kukibona kimwe. Ntabwo ukwiye kujya hariya ngo wigire igitangaza mu gikunda kundusha. Ntabwo ukwiye kujya hariya ngo wumve ko ndi icyo ntazi, wowe ari we muntu ugitangaza. Uvuga nanjye nkavuga gute se? Ntabwo bishoboka. Turi kugana ku musozo, ariko hari itangazamakuru mukora, ntabwo twabigarutseho cyane. Wenda tuzongera dufata undi mwanya tubigarukeho, turebe itangazamakuru uburyo bavuga ko ridatera imbere bitewe n'uburyo hari za maguyi zirimo. Reka bariko tubivuga, wenda reka tubireke, ariko ndagira ngo tuvuge ku kinyamakuru cyawe. Mukora mute? Ese abantu babashatse bababona bate ngo babahe nayo masoko? Bikorwa bite? Ndagira ngo abariko dusorezaho, hanyuma tunashimira abantu badukurikiye. Nyine ni nkuko wabibonye hano niho dukorera. Aha ni ku cyicaro cyangwa ni mu biro by'ikinyamakuru Rugari Akadomonet. Ndi umuyobozi wacyo. Turakora umurongo ngenderwaho kuva iki kinyamakuru cyashingwa, tucyandikira kuri izi mpapuro ubona muri 2005, imyaka ishize ari 16, nubwo nabanje gukora muri indi tangazamakuru. Umurongo ngenderwaho cyangwa ligne editoriale ni ukurwanya akarengane, lutter contre l'injustice. Rwose uru rugendo rero ntabwo ari urugendo rworoshye rw'imyaka 16, ariko turacyarukomeje. Turahari.
Nyamirambo kuri 40 mu nyubako Mbayasi House, amasoko ibyo by'amasoko bavugaga tuzabigeraho kubera ko ndaza kubivuga uko biri. Hari byinshi tuzaganira. Nzabigeraho tugeze ku kibazo cyitonesha muri iki gihugu kuko rirahari. Rugari ntayizwi, ikizwi ni ibi. Oya uriya mu mwihorere ariko mujye mubanza mureba abantu bacu. No bakiyibagiza ko nizibika zari amagi. Nizibika zari amagi. Uriya yatangiriye. Yatangiye ari igisekeramwanzi. Yatangiye ari urugemu. Arakura. Aba igiti. Agaba amashami. Ubu abaye inganzamarumbu. Ariko hari ifumbire yabonye. Kandi iyo fumbire ntayo yaguze. Iyo fumbire nanjye uwayimpa. Kandi atari ukuvuga ngo turayiguha uko byagenze gutya na gutya uratwishyura kubera siki. Ese kuki abantu bahinzi ba kijyambere bahembwa kandi ari inyungu zabo? Abahinzi n'aborozi ba kijyambere nturabibona se? Ukabona rwose umuntu ngo bamuhembye amasuka, ingorofani, ibintu nk'ibyo, amverope, cheke, ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi umusaruro w'ibyakoze urajya muri famiye ye. Icyo nshaka kuvuga rero ari nacyo sorezaho, twese turi bamwe. Twese turi abana b'igihugu, dukorera u Rwanda. Niba turi itangazamakuru dukwiye gufatwa kimwe. Kabone nubwo natana ukaza ukambwira utariko twari twasezeranye, twari twemeranyijwe. Ubu se ntabwo hari forum, ntabwo hari ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ikorera mu cyo bita démocratie consensuelle. Yes, yumvikanwe. Dushobora kujyana mu murongo umwe kandi bitambujije yuko utari bwitwaze ibyuma cyangwa ibyungenera hanyuma ngo ibyo ukora bitari byiza, ibyo ukora ntibigende ngo sindi bubivuge. Oya, kubera iki? U Rwanda rufite ubutegetsi bungana n'itangazamakuru bomekaho nyuma, ariko bidafite ahantu byanditse. Ariko handi niko bigenda. Buriya handi mu bindi bihugu ho kuri bije y'igihugu haba hari bije igomba guhabwa itangazamakuru. Irya leta niryigenga. Ariko byose ni kimwe. Ubutegetsi butatu, inshinga amategeko, nyubahiriza tegeko n'ubucamanza budafite itangazamakuru, ntabwo u Rwanda ruba rusa gutya. Ntabwo bishoboka. Ikibazo kikaba ikiherero. Kubera iki ubu butegetsi butatu bwigabagabanya ingufu twese twagombye gukoresha z'amafaranga, hanyuma byarangira ngo presse gutangaza amakuru, banyamakuru muze mudufashe? Ntabwo bishoboka ibi bintu. Ntabwo ibi bintu bishoboka rwose. Cyumvikane neza ngo none se ngo ubundi ngo ko washinze ikinyamakuru ngo nyine nagishinze kugira ngo mfashe igihugu, mfatanye n'abandi kubaka igihugu. None se baba duhamagarira iki? Uretse yikorana yajemo. Uribuka kuvuga ngo itangazo ritumira abanyamakuru, muze tubabwire ibyo twagezeho. Ingengo y'imari mwakoresheje mwigeze muha itangazamakuru? Mu ijambo rimwe ibi bikwiye nabyo guhagarara. U Rwanda leta y'u Rwanda irakize pe, kandi leta y'u Rwanda yubaha itangazamakuru, ikunda itangaza, iranaryemera. Leta ndavuga leta muri rusange, nubwo harimo bamwe habuzemo agaki gafunze, bamwe nyine batuvuze tuzabavuga se twari twabavuga ahubwo. Ariko muri principe national cyangwa icyumvikanywaho cyangwa icyo nemera yewe nka Sumani, nuko leta y'u Rwanda ishyikira itangazamakuru. Ubwo wenda uraza nuko igihe kibaye gito yari kumaza no kubwisanzure bw'itangazamakuru, ngiye ndisanzura
njye ndisanzura pe rwose tujya tukuma ku maradiyo njye ndisanzura nkubwa ni oya ntabwo u Rwanda ari ingarigari yawe ntukwiye ntabwo ukwiye kujya hariya ngo wigire igitangaza rimwe na rimwe nkanabacyurira ahubwo nkanabacyurira banza urebaho kanakari nanjye ningira ibindi ngoramaho cyangwa ngoreka uzabibazwa ariko bitandukanye no kujya hariya ngo uvuge ngo kakagabo uretse ko nari n'akagabo ndi umugabo ko ndubatse hatazagira n'abazajya batwibeshyaho ngo bumve ko turi abantu iwanjye bahita mu gihugu aho ntuye bahita mu gihugu kubera amarangi ahari y'idarapo ry'u Rwanda bahita mu gihugu ntihatse kagira abantu batwibeshyaho rero ngo aratubangamiye ndababangamiye se ntababangamira ahubwo ntabwo ari mwe mbangamiye ibibi mukora kandi nyamara igihe kiragera bamwe bakaza nyuma bakaza bakambwira bati burya cyagiye waradufashije bati waradufashije nibyo rero nuko tugomba kubaka u Rwanda kandi u Rwanda rurakomeye iki ni igihugu u Rwanda ni igihugu ibi bintu mvuze bizumvikane gutya niba binashoboka abantu badukurikira bahe nimero ya telefone bajye baguha amakuru banagire niba ntacyo bitwaye 0782 64 67 67 0782 64 67 67 abantu bashobora kumpamagara ngewe mvugana n'ibimenyetso kuko ndwanya akarengane mvugana n'ibimenyetso ntabwo mvugana n'amagambo oya rwose ikindi abantu bajya hariya bakumva ko ni nacyo nsoreza bakumva ko ari ibitangaza muri iki gihugu ngo nta wavuga ngo kubera ko ari ibi n'ibi nongere ntambwe urugero muri abo ngabo mvuga umugabo witwa Tom Ndahiro wita umushakashatsi nuko mbivuze yiyita umushakashatsi kuko yewe simwemera nk'umushakashatsi bitewe nuko nta gitabo cye ndabona yasohoye ku bushakashatsi akora uretse kujya mu bitabo by'abandi uretse kujya mu binyamakuru bya kera izo zakangurana n'umurava n'umurwanashyaka na kamarampaka na kinyamateka ibyo natwe ari aho twese twaba abashakashatsi impamvu mbivuze nuko adakwiye guhabwa rugari muri uru Rwanda buri munsi mu gushinja abantu bataracirwa imanza abantu bagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu agahindukira erega buriya reka nkubwire yewe nibiba ngombwa ndaza kubisaba akurikiranweho kwigomeka ku byemezo bya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda kandi afata bishingiye ku bubasha ahabwa n'itegeko nshinga gupinga cyangwa guhakana cyangwa gutesha agaciro icyemezo cy'umukuru w'igihugu n'ingingo z'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryatowe n'abaturage ndaza gusaba rwose inzego zibishinzwe zibimubaza nizitabimubaza nge nzabizibaza ko mbifitiye uburenganzira nizimbaza impamvu mbizibaza nzabisobanura turi abanyarwanda iki ni igihugu cyacu tugomba kubanamo mu mahoro mu bworoherane mu bwumvikane bishingiye ku kuba ari igihugu kigendera ku mategeko nta muntu ukwiye kujya hariya ngo yigire n'indese ubu rero njye hariya mvuge ngo ndi umunyamakuru gitangaza kubera ko mbimazemo imyaka 20 oya ariko nawe ntukwiye kujya hariya ngo wigire wumve ko nta muntu ugukoraho uriya ni mwene kanaka ejo nanjye bazavuga ngo ni yantera hamwe nge ntacyo bintwaye buranyita intera hamwe se
ndabisanga ku meza y'iwanyu biramfata se ibyo byararangiye uranyita interahamwe ese ubundi ndibaza niba uzi ko Theo cyangwa Asumani hari umujenosideri wajyanye ayo makuru mu nzego zibishinzwe rwose ukagenda muri ributi do ubwo mubona uriya mugabo Asumani turi buriya n'umwicanyi n'interahamwe dodo turi abantu yishe dore ibimenyetso mbere y'uko uvuga ngo umujenosideri ntabwo ari byo abantu bakwiye kuva mu byo barimo tukayoboka umuco w'ukuri umuco w'ubworoherane n'ubwubahane n'agaciro umunyarwanda akwiye kugira nta munyarwanda ukwiye kugira ijambo risumba iry'undi nta munyarwanda ukwiye kugira agaciro gasumba kundi nta munyarwanda ukwiye gutoneshwa undi ngo akandagirwe nta munyarwanda ukwiye kuvuga undi aceceke azibe ntabwo ari byo harageze ibi ni umusanzu turimo turubaka u Rwanda kandi ejo bundi bituvuga umusaruro wabyo abakiri bato nibo uzagirira akamaro. Turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye n'ubutaha tuzongera tuganire kandi tugushimiye ko waduhaye umwanya. Murakoze cyane Theo. Umugoroba mwiza. Namwe murakoze cyane.